kubasuzana none rero ikaze kuri channel yacu, reka tuganire ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma. Uyu munsi rero tukaba tugiye kwibanda ku kibazo cya Kongo naho bihurira n'ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma. Wibuke nandika kino gitabo uko ijuru ryagejeje mu Rwanda mu mwaka wa 1994, jenoside yakorewe abatutsi. Iki gitabo nacyanditse mu mwaka wa 2014. 2014 nibwo nanditse kino gitabo, kaze nkubwira impamvu ngaruka kuri uwo mwaka, kuko imyaka hafi 12 igiye kurangira kugira ngo turebe kuko aho bihurira n'ibyo nanditse kuri Ukraine. Ibyo nanditse kuri Ukraine wibuke ko nabyanditse muri 2010, 2022 birasoza imyaka 12 yarishize. Ahangaha nkaba mbona harimo ibintu bisa, kubera ko ari imyaka urebye 12 bikaba bifite aho bihurira. Nandika kino gitabo rero cyo ku Rwanda, uko ijuru ryagejeje mu Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, nabibonaga nkaho uko nabyeretswe abantu batsinzwe igerageza y'ijuru, kuko bose bavuga ko bakunda Imana. 94% bose bavuga ko bakunda Imana. Ukibaza uti abantu ahubwo iyo bavuga ngo bakunda Imana baba bazi ibyo bavuga cyangwa ntago baba bazi icyo bavuga na kimwe. Shalom Bashem Adonai Elohim maze anachnu Elohim lilhot hayom. Kongo, tugiye kureba Kongo rero, turebe aho bihurira n'ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma benshi bavuga, turebe koko aho bihurira. Wibuke ko iteka nkubwira ni ubwoko bw'Imana ntibushobora kubohoka cyangwa kumenyekana Kongo itabohotse. Kongo igomba kubanza kubohoka. Ikimenyetso gikomeye ni ikihereba Abanyaburayi, Abanyamerika, Ububirigi, ibyo bihugu byose imiryango y'abibumbye biri gufatira ibihano u Rwanda mu cyumweru kimwe gusa, bihise bitera u Rwanda umugongo. Niki kiri kuba? Ni ukumenya ko iyi ntambara abantu ibyo batekereza ko aribyo bijya mbere biruta iriya ntambara kure, kuko n'ubuhanuzi bwanditse mu ijambo ry'Imana, ubuhanuzi bw'inkone ebyiri zigomba kuza hamwe mu kuboko kw'Imana, byahanuwe ari bwo bwoko bwa Yuda, bariya birabura bari muri Amerika bagomba guhura n'ubwoko 10 bwabure muri Afrika. Ariyo mpamvu iriya ntambara igomba kubaho kugira ngo uko kuri kumenyekane. Noneho kubera ko abazungu bamaze kubona ko Abanyafrika bose bamaze gukanguka, bari kubimenya, biyomoye ku Rwanda vuba byihuse. Niyo mpamvu ubona bari kwiyomora ku Rwanda kugira ngo baramire inyungu zabo. Wenda bavuge bati ibi bintu nibimuka bimenyekanye, tuzabe twaritaje uruhande abantu benshi bavuga ko ruri gutera ikibazo. Nuko abazungu bakora. Niba utarubizi ubimenye, nawe gusubiramo inshuro nyinshi cyane. Ndababwira n'aba bazungu baragupasanya, baragutererekanywa. Gute? Umunyamerika agira hano mugakorana ibintu, no yabona akurambiwe cyangwa ibyo wamukoreye birangije bisohoje, akakwitaza akagupasa umubirigi mukagirana amatiku bya jenoside n'ibyo byose, akagupasa Umufaransa mukajyaho mugakora ibyo mukora mukabeshyanya, akagupasa umwongereza akaza yigize marayika w'umucyo, kumbi bose bari ku unyoni imwe, amababiri ari ku nyoni imwe. Waributse ko n'Ubwongereza nabwo bwahise buvuga ngo natwe turitandukanyije byose icyarimwe mu cyumweru kimwe. Ibaze nawe izo mpamvu zibitera. Nta kindi nuko ari ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma bugomba gusoza, byahanuwe byanditse neza mu gitabo cya Ezekiel ko inkone ebyiri zigomba kuza mu kuboko kw'Imana, Yuda n'ubwoko 10. Israeli kongera ikaba imwe. Ku bantu batabizi, Israeli yamye kandi n'ubwoko bw'abirabura aho butataniye mu mpande enye z'isi. Ntabwo buratahuka, ntabwo ari kijya mbere. Noneho tugarutse ku bitabo rero, hano iki gitabo cya Ukraine uko nabikubwira bikunyuriyemo, nacyanditse mu mwaka wa 2010. 2020 ijwi rikomeza rimbwira ati bishyire mu gitabo. Byari biri aho ngaho, ntegajya kubishyira mu gitabo, ariko kwa kundi nyine uvuga uti nzambikora. Ijwi riramata muri 2020 riramata, bishyiremo ijwi rikomeye cyane rirambwira bishyire mu gitabo, mbishyiramo birasoza. Aricyo gitabo reba hano. Hashize imyaka 2 gusa nibwira ntambara yo muri Ukraine yahise itangira n'Uburusiya. Urumva rero ko hashize imyaka 12 kuva muri 2010
kugera kuri 2022 kugira ngo iriya ntambara ibe. Urumva niba muri 2020 aribwo ijwi ryakomeje rimbwira ati bishyire mu gitabo, urumva ko byari byegereje kugira ngo bizabe gihamya. None n'iki gitabo rero cyo mu Rwanda, uko ijuru ryagerejwe mu Rwanda mu mwaka wa 1994, jenoside yakorewe abatutsi uko byagenze, nawe ifitanye isano na Kongo, nabyanditse muri 2014. 2014 turi muri 2025, hashize imyaka 11 imyaka ishize. Urabona aho ibintu bigana, urabona ko biri gufata intera, biri kugenda byegera koko ukuri kugira ngo intambara ibe. Byanze bikunze iriya ntambara igomba kuba, kuko nta kundi bizagenda. Ababigambiriye, yaba ari Kongo yabigambiriye, yaba Burundi barabigambiriye. Urumva ko u Rwanda rutazicara ngo rurebere. Byanze bikunze bizaba. Nimubona ko n'abanyaburayi bose bamaze gufata uruhande rumwe, bitandukanyije n'u Rwanda, ni ukuvuga ngo byanze bikunze ni igihe gusa iriya ntambara nta kizayibuza, kandi izaba kugira ngo koko wa mugambi w'Imana usozwe, atari umugambi wa muntu. Ubwoko bw'Imana noneho bugaragare, ni hariya buzagaragarira, niryo pfundo. Wibuka ko nkubwira iteka ko uriya mugambi w'Imana, ubuhanuzi ntabwo bushobora gusoza Kongo ikiboshye itarabohoka. Kongo igomba kubanza ikabohoka kugira ngo bwa buhanuzi bw'inkoni ebyiri bwo mu gitabo cya Ezekiel busoze. Niho ruzingiye. Reka turebe rero, umaze kubona ko benshi, niyo mpamvu ubona bagaruka kuri bwa buhanuzi bwa Magayane, bakavuga ngo ubuhanuzi bwa Magayane abahanuzi babayeho kera. Ntabwo nabahakana cyangwa ngiye ngo mbihamye ko ntabwo nari mari, ariko ikigaragara ni uko ibyavuzwe bikaguma mu mitwe y'abantu, abantu bakabyumva bakabibona, cyane cyane nk'abasomye ibyo yavugaga ku ngoma zashize byarabaye. Ntabwo rero wavuga ko uyu munsi ariko wahagarika ubwo buhanuzi, kuko nimba uko yabivuze uko byagenze, niba nta cyakozwe, ubuhanuzi nta cyabutangira. Ntushobora gutangira ubuhanuzi, ibimenyetso birigaragaza. Turabyemeza nka gute? Kubera ko urabona ibya Ukraine twarabyanditse imyaka 10-12 ishize biraba, ibyo Rwanda nabyo dore 10-11-12 biraba. Ni ukuvuga ngo imyaka 10 ngene ryo nicyo kintu mvana mu imyaka 10-11-12, ibintu byose bigenda biba kuri gahunda y'Imana. Niko Imana ikora. Naje kubona iki rero? Naje kubona ko intambara y'ubwonko real, intambara y'ubwonko ni ukuri. Nabitewe n'iki kugira ngo mbitekereze gutyo mbyibaze? Naribajije ndavuga nti, reba ibihugu byacu icyo bikirimo, nubwo bwose ari ubuhanuzi. Urebye imitekerereze y'abantu uko imeze, uko iteye, barakibere mu ntambara. Twe mu gihe tutekereza ibyo gusoza k'ubuhanuzi bw'Imana, ubwoko bukaza hamwe, abantu bakaza hamwe, noneho ukuri nyakuri kukamenyekana, kugira ngo kubatura Abanyafurika, Abanyarwanda, Abarundi, Abakongomani bose tuze hamwe dukora ugushaka kw'Imana, kuko ari wo mugambi dufite. Ariko Abanyarwanda barakibere mu matikure by'Abanyarwanda bari gutukanamo kuri za internet. Bitubona ko koko intambara y'ubwonko iri real. Abazungu barayiguteza, bakakoza ubwonko, bamara koza ubwonko bagashyiramo ibyo bashaka kumenya, kwa kuri bakakujyana ku ruhande. Ikibikwemeza n'iki? Nuko bose bari aho ngaho bakwereka ko bari kumwe nawe, bigaragaye bose barasimbutse bahise bajya ku rundi ruhande. Ubibona byose rero nicyo cyagombye kubikwereka, ukavuga uti ibi bintu ahubwo biba biva he? Katurebe rero ibyo nagiye kubwira. Ibaze nawe urebeye uko u Rwanda rugiye kurwana n'akarere kose. Urebye niko bimeze, hari Kongo, hari Burundi, byamaze kwidezinya, biriyerekana ku mugaragaro. Burya iyo uzi gusesengura amafoto n'amashusho ubona uko bimeze. Tanzania ubona ko ari tayari kujoininga u Burundi na za Kongo. Kenya niyo utajya umenya aho ihagaze, nayo wabona ari uko. Wenda Uganda akaba ari wenda izifata cyangwa se ikajoininga u Rwanda bitewe n'impamvu runaka. Nta kwinjira mu ngubu, wenda bitewe n'ubufatanye bwahozeho, n'ubufatanye wenda bateganya mu myaka iza, mu gihe kizaza. Urumva ko n'akarere kose, wongeraho Abanyaburayi bitandukanyije n'u Rwanda, wongeraho Amerika, wongeraho Ababiligi, wongeraho ibyo bihugu byose by'ubwota amasimbi. Urumva ko umugambi n'umwe, umujyo n'umwe. Kubera iki? Abanyamahanga barareba bakavuga bati, nitureka Kongo ikagenda, urabona ko Uburusiya bwamaze kujyamo, Afurika y'Epfo yamaze gufata uruhande. Buriya cyane cyane mbona ko bakongejwe n'ibyo Afurika y'Epfo yakoze n'amagambo yavuze. Urabona ko Afurika y'Epfo itari yatangira kwidezinya ngo ivuge iti
iri ku ruhande rwa Kongo, abazungu bari bakiri kumwe n'u Rwanda, bari bataravuga aho bahagaze, batangiye kuvuga aho bahagaze, ariko Afurika y'Epfo biriya bibazo bibaye muri za Kongo, ingabo zabo zipfiriyemo, baramufuza bakaza bakavuga ibyo bavuze n'ibiki byose. Noneho nibwo babonye ko ibintu bikomeye, baravuga ati ibintu birakomeye, abantu birabura bamaze kutumenya, kandi ntabwo turi ku ruhande rugaragaza ishusho y'umunyafurika. Ni byinshi cyane, ariko binababaje kubona abantu batabibona cyangwa batabyumva, ariko kandi biterwa n'aho bari n'aho bahagaze muri ubu ngubu, sinabarenganya. Ariko niyo mpamvu abazungu bose babona bahise bahunga u Rwanda, kubera ko Afurika y'Epfo yahise yideze nyifata Kongo, Uburusiya bujya kuri Kongo. Ni ibintu bibiri bihanganye, babonye ko bibarangiranye, ya magara aterewe hejuru, buri wese asamaye, baravuga bati no, ntitwakoma kuri uruhande rw'u Rwanda tujye kuri Kongo, noneho tubereke ko turi kumwe nabo, ariko bafite izindi gahunda mbi. Kuko kuva kera na kare wakwibaza impamvu Kongo yagize biriya bibazo imyaka n'imyaka, hakaba nta muntu umwe wegeze atabara. Turebe rero ubuhanuzi bw'inkono ebyiri, nibyo nakubwiye. Ruvuga iki? Ruvuga ko Isiraheli yacitsemo kabiri, umwami Salomo amaze gutanga. Igice cya ruguru cyari kiyobowe na Jeroboamu, n'igice cy'epfo cyari kiyobowe na Roboamu, wari umuhungu wa Salomo. Baratana kugeza na magingo aya, bareba ari hariya bijyanye muri Isiraheli, ntabwo ari Isiraheli. Nari kubwiye cyane, niba ukurikira amavideo yanjye urabizi neza ko bari atari Isiraheli, wajya mukabireba. Akaba ari nayo mpamvu abazungu bafashe uruhande rwa Kongo, kugira ngo uku kuri kutamenyekana, abanyafurika bose bamenye ukuri, noneho babatukira icyarimwe, bose baze mu mugambi w'Imana, ahubwo mu mugambi wa Satani. Izo nkoni ebyiri rero zigiye kujya hamwe mu kuboko kw'Imana, zikore inkoni imwe, aribwo Yuda uri muri Amerika, bari abirabura bari muri Amerika, n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afurika, bagomba kuza hamwe, byose bigasoza ari uko iriya ntambara ya Kongo ivuyemo, noneho abantu bagatangira kumenya ukuri. Kuko Kongo igomba kubanza kubohoka kugira ngo buriya buhanuzi bw'inkoni ebyiri busoze. Nicyo kiri kujya mbere hano muri Kongo, ariko benshi ntabwo bazi ko ari byo, ariko ubwoko bw'Imana bugomba kumenyekana. Noneho abwatataniye mu mpande enye z'isi, bukavayo, Imana ikabusubiza mu gihugu cy'isezerano. Akaribwo ukuri kose kuzamenyekana, igihugu cy'isezerano nyacyo kiri hehe, ubwoko bw'Imana ni bande, ko ari 12 uko buteye byose. Nubwo bwose Yuda ari uzafata ubutware, akayoborana n'ubwoko bundi 11 bagakora ugushaka kw'Imana. Nibyo twebwe bituraje ishinga, aho kugira ngo twumve ibijya mbere abantu byita intambara, biruta intambara kuri, kuko ni ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri bugomba gusoza. Turebe rero, hari ibyo nakubwiraga, twasorezaho nkakubaza nini, wongera witekereze, wibaze kuki u Rwanda ruhise rufatirwa ibihano huti mu cyumweru kimwe. Navuga mu cyumweru kimwe, sinzi igihe byatwaye, numvaga iyo ubyumvise ahubwo wagira ngo bibaye no mu munsi umwe, kuko urumva hatangiye Ububiligi, haza umuryango w'Abanyaburayi, hahita hakurikiraho numva ngo kucyo Amerika, Ubwongereza buraza, byose bihita biza hamwe icyarimwe. Twavuga byase bikubitanira icyarimwe. U Rwanda rero akabyo nakubwiraga, rugiye kurwana n'akarere kose, wongeyeho n'abazungu, urumva ko ni ibintu byo gutega amaso umuntu akareba. Ariko bimenye nanone ni ubuhanuzi bugomba gusoza nk'uko nabikubwiye, kuko igihe kirageze, igihe cy'abanyamahanga cyararangiye, bari kurwana igihe cyabo kugira ngo basigasire isura yabo, ariko byararangiye nta garuriro. Urebye u Rwanda rugiye kuba nk'ikiraro cyangwa igitambo cy'ubuhanuzi, nta kibazo, ariko wenda u Rwanda ruzatuma ubwoko bw'Imana bumenyekana, ukuri kumenyekana, kuko byanze bikunze ibyabaye mu Rwanda 1994, uko ijuru ryagerageje mu Rwanda mu mwaka 1994, jenoside yakorewe Abatutsi, urabona bishyizeho, nerekana ko hano Abanyamerika n'Abafaransa bagombaga kujya he muri Kongo. None dore biri gusoza, dore ngibi aya mabendera yabo urayabona, yerekana ko yaba Abafaransa yaba Abanyamerika bose bashakaga he, batanze u Rwanda igitambo, barangije barugira ikiraro, bambuka muri Kongo. None dore aho bigeze, barongeye bararwigaramye. Ngayo nguko rero, niba humva ibi bintu bidafite aho byavuye, ngaho nawe mbwira. Tuzakomeza tuganira, turebe uko bimeze, tubyinjiremo, ariko ni ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma, ubuhanuzi bwo kugira ngo ubwoko bw'Imana bumenyekane. Abanyamerika babirabura aribo Yuda n'ubwoko bundi 10
buryamye cyane cyane muri Afurika. Ushobora no gusanga uri ubwoko bw'Imana uri kumarana n'umunyakongo cyangwa umurundi mupfa ubusa, kandi mwese muri ubwoko bw'Imana ari ukubera inyungu z'amatsibihugu. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyor.